Lady and gentlemen, morning, igitondo cyiza kuri mwese. Hano mbazaniye application, iyi ni app ikora nka WhatsApp, aho ushobora kuba wakandikira inshuti yawe, wamuhana messages, ushobora kuba mwahurira muri group. Ni app nziza, ni app ije igamije guhuriza hamwe abanyafurika bose ndetse n'abadiaspora cyangwa se abantu baba hanze ya Afurika, ariko nyine icyo yaje igamije ni ukugira ngo ihurize hamwe abanyafurika muri rusange kugira ngo bajye babasha kuba bakerekana ibyo bakora ku status yabo ndetse banaganira, ndetse ukaba wanabasha kubona amakontakiti cyangwa se phone contact zabo mu buryo bworoshye. Tudatinze rero, uraza winjije kuri link ndi buze kuguhereza, uraza ukandeho gutya ikujyana kuri app imeze gutya. Wenda tutaragera aha ngaha, ushobora kujya kuri Play Store ukaba wayidownloadinga, ni ibintu byoroshye. Hanyuma rero tugarutse kuri app ifunguye, nyine uraza ukagera kuri screen imeze gutya. Niba mureba aha ngaha kuri stories zayo ukuntu zimeze, kugira ngo murimo murahabona hano. Aha ni kuri messages abantu ugenda wandikira, aha ni kuri chat room, aha ni kuri calls, hano ni kuri setting bisanzwe. Nkuko mubona izi ni status z'abantu baba bagiye bapostinga, urabona ko imeze nka WhatsApp. Rero tugenda twihuse, reka tugenda kuri stories murebe. Urabona nk'aba bantu bose baba bapostinze, ushobora kuba warebera ama status. Aba bose ntabo mfite, ahubwo ni abantu bakoresha ino ancient chat, ariko bapostinze nyine uyu munsi. Urabona ko ari abantu benshi, twari tubonyeje ko ari abantu bagera muri 333. Rero n'abatindi cyangwa se mu ncamake, iyi ni app ushobora kuba wanakifashisha ukorera amafaranga. Iyi application irimo iratanga amafaranga. Niba muri kureba aha ngaha, na muri kureba hano ukuntu hameze, arakubwira ngo invite friend and earn 50 ancient. Dukanzeho ngira ngo murimo murabibona nk'aha ngaha mfite 0 ancient star, ariko nyine uko iminsi iragenda nanjye nibwo nyifungura, uko haragenda haca iminsi niko ndagenda nunguka abantu ndetse banampereza ariya ma senti. Kandi mbibutsa yuko ntago igihe cyo kubikuza baragitangiza, ko iyi ngiyi ni app ikiri nshyashya, ntago baratangaza uburyo ano ma senti baba bagiye baguhereza cyangwa se ama point, uburyo bazajya bayavunjamo amafaranga. Iyi nayo iracyari nshyashya, ntago nibyo barabitangaza, ariko nyine ku bantu batangiye gukora, ngira ngo murabona nk'aha ngaha. Kanze mbereke abantu batangiye ngira ngo murimo murabibona nk'aha ngaha. Nk'uyu nguyu ndabona ari umunyagana, amaze kuzana abantu 70. Uyu ni uwa kabiri, ndabona ari umunyanigeria, abantu 40. Nk'uyu nguyu wa mbere afite amastar 3500. Bamara kurocinga nk'igihe cyo kubikuza, ashobora kuzasanga abikuje amadolari menshi bitewe wenda na 1 cent amafaranga izaba iriho, cyangwa se amadolari. Murabona abantu ni benshi, harimo abarundi, harimo abanyamisiri, cyangwa se umunyalgeria niba mbibona neza, harimo abanya-Uganda, abanya-Nigeria bakomeje kuza, abarundi barimo, murabona abantu benshi, Cote d'Ivoire, abanye-South Africa ni benshi, n'abanyarwanda muri kubabonamo abitwa ba Gatete, nanjye mutanyibagiwe. Kandi murabona ko buri cyumweru baba bafite abantu bagomba kuzahemba bitwaye neza cyangwa se bakoze neza. Wenda tufashe nk'uyu wa mbere, kubona nk'uyu nguyu ni umunyegana, ntabwo tumuzi, sibyo? Ushobora kuza ukamukandaho ukamwinjiramo gutya, ngira ngo murimo murabibona. Aha ngaha ushobora kuba watumwandikira unyuze kuri chat, ushobora kuba wamuha voice note cyangwa se audio. Hano ushobora kuba wamuhereza star kuzo wakoreye. Ikindi ni uko hano ushobora kuba wasevinga nimero bitagoranye, murimo murabibona aha ngaha.
ushobora kuza ugakanda hano ngo save to contact, ugahitamo ukayisevinga, cyangwa murimo murabibona nimero yiwe dore ngiyi yose, njya uri kubona ko wahita uyisevinga mu buryo bworoshye, ariko ntabwo nyicara kuyisevinga. N'undi wese ndabona ko uri kubona ko wasevinga nimero mu buryo bworoshye, kandi akaba ari app izagenda itanga amafaranga. Mbibutsa ko iyi ngiyi ni app irimo ikorwa na Ancient Community cyangwa se Ancient Community Africa, igamije guhuriza hamwe abanyafurika mu buryo bworoshye, ndetse bakaba banabasha gusangizanya ibyo bakora binyuze ku masocial media nyine, kuruta uko WhatsApp yajyaga ibikora. Nk'uko mwibuka WhatsApp yo ntabwo wabasha kwandikira umuntu, kuba wakandikira umuntu ariko udafitiye nimero cyangwa se we atagufitiye nimero, akenshi na kenshi WhatsApp ikunze guhita ikubaningira akawunti yawe mu gihe cy'amasaha 24. Ariko iyi ngiyi yo, iyi Ancient Chat yo biremewe cyane kuba wakandikira umuntu kandi muri mwese ntawe ufite nimero y'undi. Icyo nicyo kibazo yaje gukemura. Ikindi nyine ikaba igira ngo ihurize hamwe abanyafurika bose mu buryo bworoshye kandi bunaboneye bunyuze mu murongo. Kugira ngo ahangaha ku ma calls waza ugahamagara, unyuze hano ugahamagara, ngira ngo murabibona. Hanyuma ahangaha kuri stories nyine niho murabibona. Ikindi uburyo ushobora gukoramo amapoint menshi, uko ugenda ureba amastatus y'abantu ukagenda urayikinga like this, wenda ibi ngibi ni ibikuzamurira amanota. Ikindi nawe uko upostinga nabo bakagenda baguha amalike ari benshi, bigenda bikuzamurira amanota. Kugira ngo murabona nk'abantu bagiye bandebera status maje gushyiraho mu kanya, aba bose ntabo nzi, nta n'umwe ngiye mfitiye nimero muri aba bantu pe, ntabwo mbazi, sinzi ngo baturutse, ariko nyine aba bose ababasha kwireba, twavuze ko ari aba users bose bari gukoresha ino Ancient Chat, ariko bamaze gupostinga nyine kuri uwo munsi. Urabona ko abantu barapostinga buri kanya, abantu bayikunze, ni sawa cyane by'umwihariko. Kandi aba bose murabona ni abanyafurika, ni abirabura nyine bisanzwe. Uko rero upostinga abantu bakakurayikingira stories yawe, bikuzamurira amanota. Rero muze kuri Play Store downloading ino app, cyangwa se mukoreshe link ndaza kubashyira hasi muri comment.